uri bugende urihangana nyine twarushye nta kundi byagenda sinzi uburyo uri gufata bino bintu Terimba wanshakaga ko yakibutse kumamagara ari uko umbuze oya utamamagaye ugiye kuza nge naguhamagaye nibyo ndi kukubwira telefone yawe ndayibura mbere yuko naza naguhamagaye ndayibura no mu kanya nko mu minota 15 ishize naguhamagaye ndakubura hari umumama witwa mama Cynthia mubana harya muri cya gipangu niwe wambwiye ngo mwimukiyanga nire na nabasure nyine byose turebe nyine cyakorwa ariko icy'ingenzi cyangwa icyifuzo cyanjye nuko namubona nyine nkamutwara nyasha mana yanjye wajye umbabarira oya ibyo by'ubutangiye kuzana ko oyihangane mubyeyi ihangane umubyeyi arahangayitse afite iminsi mikeya ngaho batagiye kumuhamagara ku kazi nyine ngo ajye mu kazi akora akazi ko mu rugo urabizi yego batangiye kumuhamagara ngo ari iminsi bari bamuhaye ngo yarangiye niyo mpamvu kwa dufashe umwanzuro rero tukavuga duti reka tuze iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oh yes reka nongera ngo ikazo dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya bwakazamura igisho bya Rwanda bagasika mutondo saa 7 nimugoroba samatera gace cy'agasambo bundi wicara kuri Manzi na Innocent TV irebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi dugomba gura mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe n'imutari wayikora ndetse nawe wayikozana kuri Nyangu saba cyane kujusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zitandukanye zisimaze iminsi nkwinginga ngusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe icyakunyuze ndetse cyakunyuze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki reka ntangire nshimira abantu bari mu mpande zitandukanye z'isi ndetse n'abasuhuza umuntu uri muri Asia Amerika Afrika Uburayi ndetse na Australia abari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda Uburundi Kongo Kenya ndetse na Tanzania mwumve ko tubahorana ku mutima kandi tubashimira ubwitange bwanyu mudahwema kutugaragariza ko muri kumwe natwe umunsi ku munsi umunsi wa none rero ushobora kwibaza ngo Nyashya nagiye he ndi gukorera he ese byose biri kubera hehe mw'abantu mwe ubwo mperukana n'uyu mumama mwabonye ko twari twumvikanye ko tugomba kujya kwa Innocent Sadunda we yarasaze yibera imihanda byo murabizi ntago ari ngombwa ko nongera kubivuga yarasaze yibera imihanda urumva yarasaze yibera imihanda byo byose murabizi rero uyu mumama dupanga neza ko tugomba kujyana he kureba aho umwana ari ndetse n'ababyeyi bagira uke bamurera aho bari umunsi wa none mu gitondo saa moya yarangezeho saa moya yangezeho turavuga duti reka tugende tujyeyo nk'abantu mwe twagiye namwe ubwanyu n'ibintu mwibonera kwanza murebe ko nivumbi ryatwuzuye murebe icyo cyaturenze twiriwe tugenda nta kurya nta kunywa twageze ahantu bari batuye ntiyagera ndabaza nsanga harafunze nsanze hafunze nshaka guca inzira ya panya ngo nurirengwe mw'imbere ngira ngo nibyande bya Innocent yanze kugira ute yanze kumfungurira abantu bacimbona hejuru y'igipangu barambaza ngo ugiye ndabaza ati nari nje hano kwa Innocent ati Innocent yarimutse ntaga gituye ahanga numva none nkozwe n'isoni ndavuga ati subungo ko iyo nkinjiramo gasanga inzu yabagamo yakodeshaga yaragiyemo n'abandi bantu ubi bintu nari kugira ute nari kubivuga nari kubisobanura nari kuvuga ko njemo hano gukora mwiki ndaje ndabaza none se yimukiye barambwira ngo yimukiye ahantu bita bandangira nyiri yahanga mubona ndi n'izina ryaho naryibagiwe nahise mfata akamoto n'uyu nguyu mutegera akamoto turahaza tuhageze ndabaza atetse umuntu mushyashya wimukiye muri izi quartier mwabamumuze kuko wowe yavuyeyo uwo mama wandangiye yambwiye ko yamutwaje ibintu bimukira aho ngaho ngo aba mu gipangu cy'ahantu bita kwa Papa Manzi. Kwa Papa Manzi nahageze dore igipangu giki namwe murakibona. Mpageze
nagize nyine hano muri quartier ndabaririza namwe murabyumva umuntu ufite inzu z'abapangayi ntago yabura kubazwi muri quartier mpageze barankingurira ninjiramo imbere mbabaza Innocente barambwira ati Innocente nta uri hano situza aho yazindukiye ndebye inzu yiwe akazu kari inyuma gutyo kuntu nsanga harafunze hari ingufuri ndasohoka ndavuga ati mwabantu mwe ubu nyine umunsi wanjye upfuye ubusa uyu mama muramubona murabizi ko afite iminsi mikeya akabavuye nahanga twageze dusanga nta mwana n'umwe hari na Innocente ubwiwe nawe nta uhari ndavuga ati rero njyewe uyu mumama ntago ari bugende atamenya byibuze umunsi azaba hari Innocente kugira ngo tuzagaruke ndatekereje ndavuga ati rero reka Innocente cyakuntu umuhamagara kuva kare namuhamagaraga namubuze nkiraho ngaho imbere yuko njyayo namuhamagaye telefone ye numva ntagiriho banandangira hanga amageze ndamuhamagara telefone ye numva ntagiriho handa kwirasoni mubona kugira ngo irasoni murayibona baraza baramfungurira ninjiramo bigenda gutya bigenze ndavuga ati rero ubu gahunda nyine ntugutaha mama sinzi kuntu biri bugende urihangana nyine twarushye nta kundi byagenda sinzi uburyo uri gufata bino bintu kubera ko umwanya urahenda n'igihe kirahenda kandi mfite igihe gitoya cyane ko wakomeje umuhamagara ukamubura ariko wenda yari amarezo wenda reka tubyizere gerageza basi wongere uyicishemo twumve ko wenda ishobora gucamo kubw'amahirwe akaba yatuvugisha wenda akaba yatubwira nk'igihe azaba hari tukaza tukamubona kubera ko mfite iminsi mike yewe rero reka muhamagare sibyo nimara kumuhamagara usiracamo koko ngenda muguha mwivonda banza muvugishe nimara kumuvugisha ndamuguha muvugana ngerageze mwabantu mwe ewa ni ibintu uru rugendo ni hatari simbabeshye ushobora kugira ngo ni ibintu byoroshye kuva mu gitondo nta n'amazi y'umugezi ndumva iciyemo kubw'amahirwe iciyemo pe iciyemo rwose sinzi katwumve gera hino ahangaha twumve ikintu atubwira narayifata se mana yanjye mwabantu nta n'amazi aya ngaya y'umugezi ndanywa kuva mu gitondo ariko ngiye buranja nkunda kubibwira abantu ngo gira neza wigendere alo winda kumva mwiriwe neza Innocente mwiriwe neza Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe amen ko numva se umeze nkaho uri mu kazira nagiye gukubara mba nagiye guhiga se nawe urabiyobewe koko nakwicara mu rugo abana bakarya iki ntago byakunda byoho kandi Imana ihaze kwifuza ko umutima wawe mubyeyi urashaka iki se kandi utaherutse kumamagara ntago nari mperutse ariko n'igihe cyose nabigerageje nimero yawe narayibuze pe najye nyahamagara kenshi nkayibura basanga ntagiriho bakambwira ngo ni nimero composé ibintu byinshi bigiye yari maze iminsi itariho bari barajugunye mu mazi b'abahungu banjye yego hari ukuntu ejo bundi rero nayikoresheje nibwo nasubiye ku murongo none se ko wimutse ntumbwire byagenze bite noneho twapfuye kino sa ninda kuvuga ko nimutse sha none ibintu byambayeho na amateka naje ngeze handi mwari mutuye barambwira ngo none nari nuriye n'igipangu nabwo ngiye kongera kugwamo kwa kundi barambwira ngo ujye ubaseriye nuko nagushakaga cyane nimba wanshakaga ko yakibutse kumamagara ari uko umbuze oya utamamagaye ugiye kuza ngiye naguhamagaye nibyo ndi kukubwira telefone yawe ndayibura mbere yuko naza naguhamagaye ndayibura no mu kanya nko mu minota 15 ishize naguhamagaye ndakubura basi nahageze nyine nsanga warimutse n'aka gasozi kandi mwimukiyeho nabwo ngo hari umumama witwa mama Cynthia banarya muri cya gipangu niwe wambwiye ngo mwimukiye ahanga ngo yaraguherekeje ngakugeza ku gipangu cyo kwa papa Manzi ngo nicyubamo naho nahageze nsanga wapi wafunze wagiye abantu bazi no kuvuga n'ibitabareba kandi ari wowe wagutwaje ibintu nese kumva yarantwaje ibintu bivuze ngo agende atanga itangazo ko ahantu hose nimutse oya ngiye nuko nari mubwiye ko ngushaka mama Cynthia ahubwo ni umwana mwiza ngaho tuve kuri ibyo washakaga ikize ni ukuvuga ngo nari ndi kumwe na mama Jarike
mama Jarike kwa turi kumwe nyine yarakeneye kuza kureba ahantu muri arebe n'umwana reka mugoye muvugane nta kibazo. Nta kibazo mu. Allo? Oui, ndakumva. Niriwe. Niriwe neza mubyeyi. Ameze mute? Turashima Imana mwebwe mumeze mute? Natwe tumeze neza. Nyashya yagushutse muraza simwabanza kumbwira ngiye mba nagiye guhiga ntago wansanga mu rugo rwose. Yaguhamagaye arakubura inshuro nyinshi. Turavuga wenda ubwo utari kwitaba reka tuhagere turebe ko tukubona birangira tutakubonye. Yego. Nawe waruje gufata umwana? Narinje tuvugane tuganire nanabasure. Nyine byose turebe nyine icyakorwa ariko icy'ingenzi cyangwa icyifuzo cyanjye nuko namubona nyine nkamutwara. Cyane nkubwije ukuri uri umubyeyi mwiza kandi naragushimye ariko ubu stress ndiho. Pressure ndiho yo kubura umugabo. Yego. Nago umukobwa ni urumva? Yego ndakumva. Ibibazo mfite ntabwo binyemerera rwose kuba nakinjira muri ibyo bya Jarike. Ni ukuri pe. Reka ndaza kubabwira kuko ubu nagiye mu kiraka ntago mari. Nshobora kuzaboneka nko mu cyumweru gitaha. Kuko ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byo gupfa kuhita mvuga ngo ngwino gutyo bisaba kubitegura. Ntabwo ari ugupfa kuvuga gutyo gusa. Yego ndakumva cyane ko bitakoroheye nawe ariko nkaba wenda nasabaga ko mwamfasha bikunze kubera ko mfite iminsi mikeya kugira ngo nsubire aho mba. Bikunze wenda mwamfasha mungiriye neza nyine mukigomwa wowe wakwigomwa ukamfasha ukambwira wenda nk'umunsi ukawumpa wowe wenda nzakubonaho. Ntago umunsi ngubwiye mu cyumweru gitangiye hagati yo muri kuwa mbere hagati yo kuwa kabiri no kuwa kane nzakubwiramo umunsi. Nyashya se sinumvishe muri munaziranye neza nzamubwira muzane nta kibazo. Okay, nta kibazo niba ari uko nyine bimeze kuko nawe ntago ufite uburyo bwo guhita ubinkorera nkuko mbyifuza. Ntago mfite uburyo kandi urumva ibyo bintu gufata umwana ukongera ukamudeplace n'ibyo ntago bisaba ku ntago bivuze yuko byoroshye cyane ku buryo byaza gutyo. Yego ndabyumva cyane. Birasaba kwicara tukaganira nk'abantu b'ababyeyi tukareba ibishoboka kuko sinakugora nawe wese wangora muri make. Yego. Sawa nta kibazo murakoze. Sawa nari nsubiza Nyashya. Ego Innocent. Nyashya mana yanjye waje umbabarira. Oya na ibyo by'ubutangiye kuzana ko. Oyihangane mubyeyi ihangane umubyeyi arahangayitse afite iminsi mikeya ngaho batangiye kumuhamagara ku kazi nyine ngajye mu kazi akora akazi ko mu rugo urabizi. Yego. Batangiye kumuhamagara ngari iminsi bari bamuhaye ngo yarangiye niyo mpamvu kwa dufashe umwanzuro rero tukavuga dutireka tuze nubwo bitatugendeye neza ariko numva mwamworohereza wenda kugira azabura akazi kandi ariko kamutunze mwamworohereza wenda mukazareba icyo mwakora kugira ngo nyine byihute tu. Ndabizi ko nawe bitakoroheye kandi nanjye ntago binyoroheye namaginga nganda cyari kurwana n'ibibazo by'umugabo wawe nawe urabizi ariko nibi ngibi ntago twabirenze ngo Innocent. Oya nta kibazo nose ngewe ko nabibonye ko ari mama we twaga nubwo tutaganiriye cyane twaganiriyeho gacyagiye turi ku rukiko. Twaganiriyeho ni mama we rwose kandi sinakima umwana nyina kuko ngiye sinamubyaye. N'ibyangombwa yarabimweretse. Ibyangombwa yarabikweretse. Ahubwo we bibaye byiza mu buryo bwo gucunguza uburyo umwete. Yego. Ndaza gutegura Jarike n'undi Jarike arabizi ko nawe mama we yaramubonye. Yego. Ahubwo nagenda ajye mu buyobozi avuge ko umwana agiye kumujyana. Yego. Kamukeneye nka nyina agatwara umwana then noneho najya kuza nimba ari no kwihuta. Yego. Azazane n'abo bayobozi batwara umwana. Batwara umwana bose bahari. Cyane. Yego.
ntabwo ndi kumugora kuko n'ubundi mubwiye gutya na gutya ugasanga araje nta muyobozi n'ubundi byabarushwa n'ubusa uyu mwana namuha ubwo agiye akandaga ko umwana we yamubuze kandi namumuhaye byaba ari ibibazo we none nacunguza uburyo umwete agenda ajya mu bayobozi avuga imyirondoro yose byose hanyuma abo leta muvaneho hari imfubyi yongere imwandike muki kandi uriya mwana nasanze atanditse no mu gitabo cy'irangamimerere bamwandike mu gitabo cy'irangamimerere then atwara umwana we yego cyane nawe ari kubyumva nta kibazo ntagende rwose yashaka umugabo waho yamusize simbizi bagende bandikisha umwana mwiranga kuko ntabwo bamumuha atabatanje kumwandikisha mu irangamimerere nta kibazo rwose ngende tayari we nabanza bikore ubwo bikemuye n'ubuyobozi njyewe nzabahamagara mu cyumweru gitaha mbabaze nimba mwabikemuye then muzi nta kibazo Innocent urakoze sawa reka nanjye mwakwaye sawa hawe uronke sawa mama rero urabyumva nuko bimeze nta n'ikindi kintu narenzaho reka dutahe mana nyagasani wowe rero ikibazo cyawe ubu nta n'agatike ufite ngiye kuntu mbona agatike byibuze ngo uhereze nanjye ndeko mbona mfata akamoto hariya fata akagahombo gafatemo akamoto fatamo akamoto ubwo ngubwo nanjye reka ntega akamoto ngende yewe ko nagera mu tundi tuntu twanjye tundi runaka ubwo ngubwo turajya turushaho guhana amakuru urumva ko nta hantu ngukinze kubwo tugize amahirwe tukavugana katwitaba nawe byibuze bihumurije umutima wawe nk'abantu mwe rero mukomeze mudusengere ibi bintu birushaho kugenda neza Simon bampera umugisha bye